Ya ijambo ryavuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, yego, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. iteka ryose. Haleluya. Amen. Rero ubuhamya mwuzaniye bukubake, abantu benshi basigaye batanga ubuhamya, bakabesha, bakivugira ibyabo, bagahimba, ariko njye ubuhamya bwanjye ntabwo ari ubwo guhimba kuko bufite ubuhamya. Mfite abantu babuzi bahari bari muri uyu mujyi wa Musanze, Yego. dusengana, tubana umunsi ku munsi. Mm. Haleluya. Amen. Barahari rwose barabuzi. Yego. Yego. Mm. Rero twebwe ntabwo tumeze nk'abantu b'iki gihe babesha bakavuga ubuhamya bakiyongereramo. Mm. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Rero Sadiki ni umuntu ki? Njyewe Sadiki ndi umusore, ndakuze, narangije kwiga, ubu ndi umuntu mukuru, ndi umugabo ushima Imana. Yego. Ya natangiye guhanura mfite umwaka n'igice. Mm. Amen. Amen. Navutse rero bigoranye, mvuka mu buryo bana bugoranye, ariko kubera ko Imana yari yaramvuze, yaravuze ngo nzakugirira neza, uzaba umuntu ukomeye, uziga, uzagera kure, uzicana n'abantu bakomeye. Imana yarabikoze. Uri no kurebwa n'abantu bakomeye cyane rwose. N'aka kanya n'aka gasura dufite n'ukubera Imana. Yego. Mama wanjye avuga ngo uyu mwana wanjye nzahagarara, nzazenguruka paruwase za katedrali, nzazizenguruka, imisozi n'udusozi nzajyaho ndi kuvuga kugira neza kw'Imana, k'Imana umwana wanjye avukiye amezi 7 akavukana inusu n'irobo, ariko akaba ariho. Nagira umwaka nzagushima. Ngo ngira umwaka amatike akabura, urumva hari kera, imikorere itari kwemera, ariko ngakavuga ngo Mana nzagushima nimbona ungiriye neza, nimbona hari icyo ukoze nzagushima. Ngo igihe kiragera, maze ngize umwaka n'igice, afata urugendo aravuga ngo Mana ngiye kugushima. Mama wanjye ni umwadeperi, ari umwadeperi ukunda gusenga cyane, aba muri korali Ingabire. Urumva korali Ingabire hari abantu bo muri korali Ingabire banzi, tuziranye benshi cyane. Ngafata urugendo ajya i Kigali, aratega ajya ahantu ku musozi bahita ngo mu Bibare. Yego. Ajyayo ngo habagayo igikumba kinini cy'abantu bari gusenga, hari abakozi b'Imana benshi. Ngaravuga ngo ndi gushima Imana, ngagitangira ngari kuvuga ngo ari gushima Imana, abantu zibuzura umwuka wera. Ngavuga ngo ndi gushima Imana ko mfite umwana wavukanye inusu n'irobo. Ngo baravuga ngo mushire hasi. Kugenda byari byaranze, umva mfite umwaka n'igice nagenda navuga biri aho ngaho. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kuba tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu mba nifatira urugendo, nkifatira uyu mwanya, nkaza kubashakira abakozi b'Imana, abavugabutumwa, abahanuzi. Uyu munsi rero twagiriwe umugisha n'Imana kutugarurira umukozi w'Imana, umuvugabutumwa, umuhanuzi Saduki. Izina ryawe riragoye shaho. Sadoki. Ariko Sadu, njye rero ndavuga Sadiki. Sadi, uragerageza ushabuke. Kugira ngo abantu badukurikiye baze kubona ko nyine ushabutse kabisa. Yes, Sadi umeze gute? Meze neza cyane, ndashima Imana. Urashima Imana? Yego. Hari agakorasi kavuga ngo turashima Imana yatugize umwe, nyamara ku bwacu ntitwari kumenyana. Yes, Sadi. Yego. Uragerageza ushabuke kugira ngo tubashe kwinjira mu kiganiro dufite akamorali, dufite akabaraga, abantu batazajya banagira ngo twaje hano tutariye. Yes. Sadi, reka ubanze wibwira abantu badukurikiye uyu munsi kundi, birashoboka ko hari abasanzwe bakurikirana Birambiwe TV, hari abagukurikiye mu kiganiro gitambutse, hari n'abagiye gukurikira muri iki ngiki. Reka ubanze ubibwire kugira ngo n'abashyashya baje babashe kukumenya, ubundi duterane tuziranye. Yego. Amazina yanjye nitwa Nigena Sadiki. Yego. Ndi umukristo, nsengera mu itorero rya Fadawood Sanctuary Church Nyarubande. Yego. Hano Nyarubande. Yego. Niho uteranira kabisa. Niho neranira rwose. Yes, ubushize cyangwa se mu gihe gitambutse twakoze ikiganiro cyiza, abantu baranagikunda. Uyu munsi rero ngarutse kugira ngo twongere tuganirize abantu. Hari abantu benshi baba banyotewe no kumenya ibintu byinshi. Hari abantu benshi baba bafite amatsiko yo kumva umukozi w'Imana, cyangwa se kumva ubuhamya bw'umuntu, cyangwa se kumva ubuzima umuntu yanyuzemo. Niyo mpamvu nanjye mbavuze ati reka nicare kuri kamera tuganirize abantu, tuganirize ubwoko bw'Imana. Ndabizi ko abantu badukurikiye kandi badukunda, badushigikira umunsi ku wundi. Hanyuma rero by'umwihariko ntanabatindiye, reka mbanze nshimire umuntu wese wafashe uyu mwanya agakanda subscribe, yumve ko ari umuntu udasanzwe. Nk'iki gihe urabona abantu benshi barangajwe n'iby'isi, aho rukubitiye niho bajya. Niba bavuze ngo haranga abatinganyi bafatanye, ubwo niyo barirukankira. Ugasanga ku ijambo ry'Imana abantu bahari ni mbarwa, abantu bahari ni nka batanu. Ugasanga ijambo ry'Imana nyine abantu baritesheje agaciro. None abantu baritesheje agaciro batuma n'abandi bataryizereragamo cyane bahita barifata nyine nkaho nta gaciro rifite. Nyamara twebwe turacyakomeje guhatana kugira ngo umurimo w'Imana ntuzateshwe agaciro, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo umuntu umwe
gashobora gutuma Imana irengera igihugu cyose, cyane. sibyo? Yego. Kandi umuntu umwe ashobora gutuma Imana irimbura igihugu cyose. Yego. Rero nubwo bimeze gutya cyangwa se bimeze gutya, Bibiliya yarambwiye ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera. bakora Rero iby'ubutwari. abaguye cyangwa se Yego. abagiye n'ubundi ni abasanzwe bari baragenda, Yego. cyangwa se kwa kuruvanga umupasiteri ngo bamufashe ari gusambana, ngo n'ubundi niba bagufashe usambana n'ubundi wari usanzwe unasambana, Yego. niba bagufatiye mu kabari ngo ibibazo byakwishe ngo madamu yatumye ujya kunywa akayoga n'ubundi wari usanzwe uzinywa, ahubwo erura usenge banabizi kugasoma. Hari umudamu twasenganaga bitaga Nongeye, uwo mudamu twarasenganaga ejo akajya gusambana, akaza bati yewe emi munsengere Nongeye pe, tukavuga ati reka tumusengere koko yongeye. Rero twabaga tubizi ko nyine nubwo yaje gusenga ariko arongera. Rero abana badukurikiye, kwihana ni byiza ariko ukihanira kureka nta cyiza nko kwihana ugafata umwanzuro. Nubwo uyu munsi biba bigoye kugira ngo umuntu yihane abishobore, anabashe kubireka, kuko turi mu isi y'intambara kandi turi mu isi iruhije, yayindi irimo abadayimoni, yayindi turwana n'imbaraga tutareba, ariko ngo wahirwa abategereje Yesu bihanganye, kuko namara kuza bazasubizwamo imbaraga. Amina. Haleluya. Haleluya. Rero Imana ishimwe. Navuze amagambo menshi cyangwa natindiye abantu badukurikiye, uyu munsi mfite amatsiko n'abana bafite amatsiko. Ndi gushima n'Imana ko twujuje 5,000, ubu turi mu 5,000 y'abasubscribe. Imana nidushyigikira, Imana nidushyigikira igatuma abantu bongera gukanda kuri subscribe. Gukanda subscribe ni nkaho umuntu aba adukandiye ku kanyenyeri, igateza abantu umutima, kuko nabonye ka burya umuntu Imana itamukoze ku mutima kugira ngo apfe kwemera gukanda subscribe, ni urugamba. Rero Imana yongere ikore ku bantu ku mitima, bakande subscribe kuzuza 10,000. Ubundi tuvuga ati umuryango wawe Ndabirambiwe TV w'abakozi b'Imana bivuga butumwa bamaze kuba benshi. Dukorera Imana noneho cyane, dufite izindi mbaraga. Yes, Sadi, uyu munsi ugiye kutubwira iki? Uyu munsi ugiye kutuganiriza iki? Uyu munsi Imana yagutumye iki ku banyarwanda, ku bantu bari hanze, abadiaspora n'abandi benshi badukurikiye? Uyu munsi ngiye kubabwira ubuhamya bwanjye. Yego. Ko nakuze, ko mbayeho mbese muri mazi. Yego. Umva ubu ngubu ngiye kubera ko rero nkunda ubuhamya cyane. Misengera amatsiko ndavuga aha ngaha kabisa ngomba kuhicara nkaharambiriza. Nyuma mugiye kukwakira, ubundi Imana yo mu ijuru igushigikire kandi guhereza imbaraga. Gahunda ni yandi yo kwinjiramo dusenze, ubundi tuguteza amatwi. Imana iguhe umugisha. Mana yacu, Mana nziza, turagushimye turaguhimbaje. Uri umukozi w'umuhanga, uri Imana ishoboye byose. Mana ishimwe. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimye turaguhimbaje. Nyagora ku ngoma Imana yacu, duhamagaye ubwisa bwawe. Reka ijambo ryawe Mwami Imana yacu, ubuhamya ngiye kuvuga undinde kwihimbaza, ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Nyagora ku ngoma Imana yacu, reka ushyirwe hejuru. Reka Mwami Imana yacu ngubere mikoro wivugire, nyagora ku ngoma. Ubwire ubwoko bwawe Mwami Imana yacu, ndaguhamagaye kugira ngo uzubane nanjye kandi umfashe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amina. Haleluya. Bavuta mu izina rya Yesu. Mana ishimwe. Yego. Ni karibu no kutubwira. Ubuhamya bwanjye rero burakomeye cyane, ariko ndabuca mu ncamake, ni bunini cyane. Abazashaka kubwumva bazaguhamagara. Yego, ariko ndabuca ndacamo ibice. Haleluya. Ijambo ryavuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Yego. Ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Haleluya. Amen. Rero ubuhamya mwuzaniye bukubake. Abantu benshi basigaye batanga ubuhamya, bakabesha, bakivugira ibyabo, bagahimba. Ariko njye ubuhamya bwanjye ntabwo ari ubwo guhimba, kuko bufite ubuhamya. Bufite abantu babuzi bahari bari muri uyu mujyi wa Musanze, dusengana tukabana umunsi ku munsi. Haleluya. Bahari rwose barabuzi. Yego. Rero twebwe ntabwo tumeze nk'abantu b'iki gihe babesha bakavuga ubuhamya bakiyongereramo. Amen. Haleluya. Rero Sadiki ni umuntu ki? Njyewe Sadiki ndi umusore, ndakuze, narangije kwiga, ubu ndi umuntu mukunda, umugabo ushima Imana. Yego. Natangiye guhana mfite umwaka n'igice. Amen. Navutse rero bigoranye, mvuka mu buryo bana bugoranye, ariko kubera ko Imana yaramvuze, yaravuze ngo nzakugirira neza, uzaba umuntu ukomeye, uziga, uzagera kure, uzicana n'abantu bakomeye,
Imana yarabikoze uri no kurebwa n'abantu cyane bakomeye. rwose. N'aka kanya n'aka gasura dufite ni ukubera Imana. Yego. Haleluya. Amen. Rero Imana ishoboye ibintu byose. Twe gutinya ngo twihebe ngo ejo bizagenda gute, twebwe twihana ibyaha dukiranukira Imana. Imana izatwubakira ubuhamya kandi bukomeye. Haleluya. Amen. Rero natangiye guhanura mfite umwaka n'igice. Abantu bakwibaza ngo si uyu muntu ntago ari kutubesha, atangiye guhanura afite umwaka n'igice. Navutse mama wanjye yaragwaye malariya, yarabuze amaraso. Igihe kiragera nza kuvuka, mvukira igihe kituzuye, mvukira amezi 7. Haleluya. Biraguye cyane, n'abaganga kubyumvisha biraguye. Umwana w'amezi 7 akenshi nagabaho. Umunane yabaho, ariko uwa 7 biragoye. Navutse mfite amezi 7 rero mvukana inusu n'irobo. Baratwikira, hari umumama wo muri korali Ingabire kuri ADPR Kumuhoza, yari inshuti ya mama wanjye cyane cyane. Yego. Babana umunsi ku munsi, yaramugwaje igihe kinini. Mbese ubwo bari batswe indangi zavamo, cyangwa se nubwo mvutse mfite inusu n'irobo nzapfa. Bagatwikira ngo bakajya bumva ndi guhumeka, babona mbayeho. Mama wanjye avuga ngo uyu mwana wanjye nzahagarara, nzazenguruka paruwase za Katedral, nzazizenguruka imisozi n'udusozi, nzajyaho ndi kuvuga kujya neza kw'Imana. Kimana umwana wanjye avukiye amezi 7 akavukana inusu n'irobo, ariko akaba ariho. Nagira umwaka nzagushima. Ngo ngira umwaka amatike akabura, urumva hari kera imikorere itari kwemera, ariko ngakavuga ngo Mana nzagushima nimbona ungiriye neza, nimbona hari icyo ukoze nzagushima. Ngo igihe kiragera, maze ngize umwaka n'igice, afata urugendo aravuga ngo Mana ngiye kugushima. Mama wanjye ni umwadeperi, yari umwadeperi ukunda gusenga cyane, aba muri korali Ingabire. Urumva korali Ingabire hari abantu bo muri korali Ingabire banzi tuziranye benshi cyane. Ngafata urugendo ajya i Kigali, aratega ajya ahantu ku musozi bahita ngo mu Bibare. Ajyayo ngo habagayo igikumba kinini cy'abantu bari gusenga, hari abakozi b'Imana benshi. Ngaravuga ngo ndi gushima Imana, ngagitangira ngari kuvuga ngo ari gushima Imana, abantu zibuzura umwuka wera. Ngavuga ngo ndi gushima Imana ko mfite umwana wavukanye inusu n'irobo. Ngo baravuga ngo mushire hasi. Kugenda byari byaranze, umva mfite umwaka n'igice nagenda navuga biraho ngaho. Yari yaranakujyanye. Yari yaranjyanye gushima Imana, twarajyanye gushima Imana. Tugeze aho mu Bibare ratangiye kuvuga ngo arashima Imana, baravuga ngo mushire hasi. Banshize hasi, kugenda byari byaranze. Haleluya. Haleluya. Kugenda byari byaranze, anshize hasi ndirukanka, mvuga indimi, mvuga za zomeni, mvuga indimi, ibintu birakomera. Haleluya. Imana imvugaho ibintu byinshi, iravuga ngo uzaba umukozi w'Imana, uzasengera ingumba zizabyara, uzakora imirimo n'ibitangaza. Mbese ako kanya mera aho ngaho ndi umukozi w'Imana kugeza na n'ubu ngubu. Rero ni ibintu byinshi Imana yagiye incishamo byasohoye, ni ibintu byinshi Imana yagiye ikora, nukuri byari bikomeye. Urumva navutse ntago navukiye kwa muganga, ntabwo bigeze bampima ibiro, bapimishije umunzani. Mama wanjye yacuruzaga imbuto muri kariyeri ya kera, babazanye isahani bakira ngo ngana n'akabeba. Mbese mu rugo famiye yanjye bajya banyita ngo ndi inyongeza. Ngo bayavuga ngo ni inyongeza, ngo ndi inyongeza. Mbese ninjye muhererezi mu rugo, bajya bavuga ngo ndi inyongeza. Urumva navutse babona narabaho ndapfa, ariko kubera ko umugambi w'Imana. Tekereza umuntu wavukanye inusu n'irobo, ntago ndi impumyi, nta menyo navuyemo, ntago ndi ikirema, nduzuye nta rugingo na rumwe, kubera Imana. Kubera Imana avuze ngo nzakujya imbere, ahataringaniye maringanizwa, ibindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Haleluya. Imana yacu rero ishoboye ibintu byose. Aka kanya niho ndi kuvuga Imana, nduzuye, ingingo zanjye ziruzuye, meze neza. Waranize. Haleluya. Narize ndarangiza, niga na hano hakomeye, akanya nicaranye n'abantu bakomeye, ni gutangaza amakuru. Urumva Imana bya bindi avuze ngo nzakujya imbere, ahataringaniye maringanizwa. Ndagira ngo nkubwiye ngo wowe wihebye wiganyiriye, hari Imana. Hari Imana iruhura indushe, hari Imana ikora imirimo n'ibitangaza, hari Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Imana ishemwe. Yego rwose. Imana igikora imirimo n'ibitangaza. Amina. Haleluya. Warongana n'akabeba. Naringana n'akabeba. Ariko ubu ndi gupima ibiro 60, urumva ko Imana yangiriye neza. Ni amashimwe akomeye. Emmanuel, hari igihe umuntu abona ibintu bikomeye akavuga ngo Mana uzangirire neza. Nzangire neza, nabonaga nanjye bitazakunda, ariko Imana yacu ishoboye byose. Maze ubu nananutse, kera nari mbyibusha, ariko ubu ngubu kubera iminsi y'iki gihe n'igihe turimo, Imana ikeneye abantu babasimoro bameze gutya, badakabije cyane, kurya n'urugamba rwakomera umuntu akabona uko yiruka. Yes. Sadi,
wenda ni uko abantu kubera impamvu nsigaye mvuga ngo reka dukore utuntu dutoya, yego, abantu badukurikiye benshi baba bafite akazi kenshi, yego, baba ari bize, burya usigaye usanga n'umuntu yafashe umunota umwe akanarebaho, yego, burya nubwo aba yarebye agakubitaho umunota umwe, burya aba yanigomwe, yego, aba yanigomwe rero, ariko ugasanga ubuhamya abwa kugira ngo dutange ubuhamya burebure bubarambire, yego, twatanga uduce duce yego, ariko bakabibona. Uyu munsi rero nafashe uyu mwanya yego, nganira na Sadiki, mbere yuko dukora ikiganiro, Sadiki anyemerera ko yajya aza agafasha abantu gusengera, cyangwa agafasha abantu gusenga, agasengera abantu, ukabahumuriza, ukababwira ijambo ry'Imana. yego. Sadi, nizere ko batazakubura. Ntago bazambura rwose, ndahari. Urahari kubera Imana? Ndahari kubera Imana, mpari ku bwabo. Yego, Yes, wumve ko nawe hano ari mu rugo, wumve ko uhawe ikaze, ujye Yego. wisanzura, Yego. wumve ko hano ni mu rugo. yego. Yes, Sadi, ni ikihe kintu uri kumva washishikariza abantu? Ni ikihe kintu uri kumva wabwira abantu bakurikiye Ndabirambiwe TV? Murakoze. Ikintu njye nashishikariza abantu, Mm, muri iki gihe abantu, abakozi b'Imana benshi basa nkaho babivanze, abantu bari Yego. kuvuga ngo Imana yavuze, Imana itavuze, mm, abantu bakozi b'Imana bigize bize, bari gusengera abantu kubera indamu zabo, Yego. ariko ijambo ryambwiye ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Yego. Haleluya. Amen. Rero njye ikintu nasaba abantu, nakwisabira abantu, Mm, nuko basengesha umwuka iteka, bakirinda ibyaha. Paswadi ni ukwihana, bagakurikira Imana, badakora ibyaha. Yego. Kuko iyo usenga ukora ibyaha, usenga wizengurukaho, Mm, ubona nta mpinduka. Niyo mpamvu ubona abantu basenga ntibasubizwe, mm, bagahora hahandi bahoze, kubera ko batakiranukira Imana, mm, batizera Imana, Yego. ngo Imana igire ikintu ihindura mu buzima bwabo. mm, Ikintu nabasaba rero ni ugukizwa, kandi bagakizwa neza cyane. Yego. Yego. Bagakizwa neza cyane. Bakabijyamo mu bintu by'Imana, babigiyemo n'umutwe n'amaguru byose, Bakabizana. bakabyinjiza mu Mana. Yego. Yego. Mm. Yes, Sadi, reka dutange nimero yawe ku buryo ari wakwifuza gusengana nawe akaguhamagara. Yego. Ashobora no kuguhamagara, wenda hari utundi tuntu urimo, hari utundi tuntu wagiyemo, akaba Yego. yakwandikira kuri WhatsApp, biremewe, nta kibazo. Yego. Ni karibu, Imana iguhe Yego. umugisha. Iyi nimero yanjye kuri WhatsApp wanayihamagara, Mm, 0736 Yego. 600 mm, 593 Mm. 656, mm, 0736 mm. 593 656. Niyo ngiyo. Niyo ngiyo. Yego. Yes, reka dusengere abantu badukurikiye, abantu barwaye, Yego. abantu bafite ibibazo, abantu barushe, abantu baremerewe, abantu Yego. bari mu makode, Yego. abantu bashaka kwishyura amadeni. Reka Yego. tubasengere, tubasabire umugisha ku Mana, Uwiteka akomeza abaha izindi mbaraga. Yego. Mm. Tubasengere, Yego. ariko mbere ko tubasengera bizere, Mm, bizere ko Imana ariyo yabaremera, ariyo yabahindura amateka, ariyo Yego. yakora imirimo n'ibitangaza, mm, ibintu byanze guhinduka, mbese muri makeya Imana bigahinduka. Kuko Yego. nasomye ijambo ryambwira ngo nabaho ngo sinabona umukiranutsi wishwe n'inzara ngo cyangwa urubyaro rwe rusabirizwe. Mm, Rero ikintu dusabwa ni ukwizera kandi tugakiranukira Imana, mbese tukirinda ku gato no ku kanini. Yego. Yego. Kadusenga Imana. Mm, Mana yacu, uri Imana nziza, uri Imana ishoboye byose, uri Imana igira neza. Turagushimya aka kanya, nsengera abantu bakurikiye ibi biganiro, reka ubagirire neza, uhaze kwifuza kwabo. Nsengera abantu babona ko byanze guhinduka, nsengera abagwayi, nsengera ingumba, nsengera Mwami Imana abadafite ubushobozi, mu izina rya Yesu Kristo. Lalasika labonevo shayiminigrere tokere Mana babayina. ishimwe. Mu izina rya Yesu Kristo ndafatamira imbaraga mbi z'abarozi, imbaraga mbi z'abadayimoni, nyagora ku ngoma. Imana ijambo ryawe ryarambwiye ngo wabaho sinari nabona umukiranutsi wishwe n'inzara ngo cyangwa urubyaro rwe rusabirize. Reka abantu bakwizeye, abantu bagutegereze, Mm, ubagirire neza, waze kwifuza kwabo. Yego. Ndabasengeye nyiribihe Imana yacu ngo ubagirire neza, Mm, ubakize abagwayi, Mwami Imana yacu, bazagushime. Ukora ahantu ugwaye, wizere Imana, Imana ishoboye byose, mu izina rya Yesu Kristo. mm, Turasenze kugira ngo Mwami Imana yacu ukore iby'imbaraga, uhindure, ukore imirimo n'ibitangaza. Lalasika labonebo shayiminigrere tokere bobayina. Ndagutangariza Shimwe gukira, Mana. ndagutangariza imikorere ifatika, mu izina rya Yesu Kristo. Nyagora ku ngoma Imana yacu rero, ngwino uhindure kandi ukore imirimo n'ibitangaza. Reka Mwami Imana bizeye ijambo ryawe, ubagirire neza, bizeye ubuhamya nanze bugira hano bubakora, bugiye nabo bubashira. Nyagora ku ngoma Imana yacu, aze kwifuza kwabo, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.